Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane bwoko bw'Imana. Bakunze ubutumwa bwiza, ndabashuje cyane kuri Grace Abounds TV. Naje ngewe ndi Pastor Sam, je kukubwira amagambo meza y'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, amagambo atanga ihumure kandi amagambo y'ukuri. Haleluya. Turasoma muri Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cyaho cya 10 umurongo wa 28, dushatse twahera ko wa 27. Yohana igice cya 10 umurongo waho wa 27. Haravuga ngo intama zanjye zumva ijwi ryanjye, nanjye ndazizi kandi zirankurikira. Intama zanjye zumva ijwi ryanjye, ni Yesu Kristo urimo kuvuga, kandi nanjye ndazizi zirankurikira. Haleluya. Umurongo waho wa 28 uravuga ngo nziha ubugingo buhoraho kandi ntizizarimbuka na hato iteka ryose, kandi nta uzazivuvunura mu kuboko kwanjye. Data wazimpaye aruta bose, nta ubasha kuzivuvunura mu kuboko kwa data. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Numvise uyu munsi nshaka kuza nkakubwira ukuri kw'ijambo ry'Imana, kuvuga ngo niba warizeye Yesu Kristo ufite ubugingo buhoraho muri Kristo nyine. Ufite ubugingo buhoraho. Uyu murongo ndabizi ko abenshi mwarawusomye, ariko niwe urimo kubyivugira akavuga ko ufite ubugingo. Kamanze mabwira iyi nkuru, ni inkuru y'ubuzima bwanjye. Mu 2014 hari ahantu nari umupasiteri mu rusengero, hanyuma nari nagiriwe ubuntu bwo kuyobora gahunda. Haza umuvugabutumwa bwiza aza avuga ukuntu twababariwe ibyaha kandi dufite ubugingo muri Kristo Yesu. Naramurwanije cyane cyane cyane, ataha amateraniro atarangiye. Urumva ninjye wari uyoboye, namuhagaritse atarangije kubwiriza, ibintu birakomera biba bibi cyane, ariko yararimo kuvuga ukuntu twababariwe ibyaha. Hanyuma ikindi genza kumva undi muvugabutumwa, bose nta numwe ndi buvuga amazina, arimo kuvuga ngo twababariwe ibyaha twakoze, tubabarirwa n'ibyo turimo gukora, tubabarirwa n'ibyo tuzakora. Umujinya waranyishe, umva namufata nkamuhemukira pe. Kubwije ukuri numvaga ari Satani yaje kuyobya ubwoko bw'Imana. Ariko ibyo bintu ko bigenda byinjira mu matwi yanjye, ntangira kubona ari nabyo biri muri Bibiliya. Nawe nyumvira aya magambo ukuntu avuze. Aravuze ngo nziha ubugingo buhoraho, n'ubugingo buhoraho. Nziha ubugingo buhoraho kandi ntizizarimbuka na hato iteka ryose. Aravuga ngo kandi nta wazivuvunura mu kuboko kwanjye. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Nta muntu numwe wazivuvunura mu kuboko kwanjye. Nasomye irindi jambo riri mu Baroma igice cyaho cya 8. Abaroma igice cyaho cya 8, wumva aya magambo. Haravuga ngo umurongo, kansome mpereye ku murongo wa 30. Aya magambo ko ari meza cyane yose. Kampere kwa 35 ngira ngo, nubwo nshaka ari uyu wa 38. Ariko 35 haravuga ngo ninde wadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Mbese ni amakuba, cyangwa ni ibyago, cyangwa ni ukurenganywa, cyangwa ni inzara, cyangwa ni ukwambara ubusa, cyangwa ni ukuba mu kaga, cyangwa ni inkota? Nk'uko byanditswe ngo turicwa umunsi ukira bakuduhora, duhanijwe ntama z'imbagwa. Oya, ahubwo muri ibyo byose turushishwaho kunesha n'uwadukunze. Mva umurongo nashakaga. Aravuga ngo kuko menye neza yuko naho rwaba urupfu. Uribuka muri Yohana yavuze ngo nta wabasha kuzivuvunura mu kuboko kwe. None hano arimo aravuga ngo kuko menye neza naho rwaba urupfu, cyangwa ubugingo, cyangwa abamarayika, cyangwa abategeka, cyangwa ibiriho, cyangwa ibizaba, cyangwa abafite ubushobozi, cyangwa uburebure bw'igihagararo, cyangwa uburebure bw'ikijyepfo,
cyangwa ikindi cyaremwe cyose bitazabasha kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu umwami wacu. Haleluya. Ngo nta kintu na kimwe, ndimo ndashimangira ijambo tubonye muri Yohana rivuga ngo nziha ubugingo buhoraho kandi ntago zizarimbuka iteka ryose. Ni intama ze, ni abamwizeye, ni abamwemeye. Haleluya. Sinzi ikintu gishobora gutuma utekereza ko ushobora kubura ubugingo buhoraho. Ntago nzi icyo ari cyo. Niba ari inyigisho zipfuye, niba ari uko ukibonaho intege nke, ukibonaho ibyaha yewe, ariko yavuze ngo nta na kimwe, ngo naho rwaba urupfu, naho baba bategeka, naho baba bamarayika, nta numwe wabasha kugutandukanya n'urukundo rwa Kristo. Yesu ashimwe cyane. Nta numwe. Ijambo riravuga n'ubundi muri iki gitabo cy'Abaroma, igitabo cy'Abaroma kirakize cyane, kirakize cyane. Iyo ugiye mu murongo wacyo wa mbere kiravuga ngo nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwa. Yesu ashimwe cyane. Sinzi impamvu tujya dutekereza Imana nk'uko twitekereza. Niyo mpamvu abantu bamwe bumva ko umuntu ashobora kubura ubugingo yarizeye gute. Yesu yabihakanye akavuga ngo ntibishoboka, mu kanwa karabyivugira ngo ntibishoboka. Nta kintu na kimwe cyavuvunura wowe mu kuboko kwe, arabyivugira. Iyo bavuze nta na kimwe, nta na kimwe, nta cyaha, nta na kimwe. Hano umuntu uza mu Baroma aho babivuze neza, baravuga ngo bwa burebure bw'igihagararo, bwa bw'ikijyepfo babategeka byose, ngo n'abamarayika, ngo n'urupfu n'ubugingo, nta na kimwe cyagutandukanya n'urukundo rwa Yesu Kristo. Ntabwo Imana ipfusha. Niba warakijijwe, warakijijwe. Niba utarakijijwe, haracyari ibyiringiro. Ariko niba warakijijwe, ntugire ubwoba bwo kugwa, ntaho kugufite, nta cyakuvunura mu kuboko kwe. Uwagufashe afite imbaraga, nta mbaraga zindi zashobora kuza ngo zikure mu biganza bye, ntazibaho. Ntabwo Imana ipfusha. Ntabwo ipfushe yaba ari nk'abantu. Twebwe dupfusha kuko dupfa, ariko yo ntipfa. Uwo yabyaye yapfa gute? Uwo yabyaye, kuvuga ko umuntu yabyarwa n'Imana akavuka ubwa kabiri, akaba icyaremwe gishya, yarangiza agapfa, ni ugusuzugura Imana. Ntabwo Imana ari umuntu. Imana si umuntu. Imana ntipfusha. Iyo ikubyaye ibikubyaye biba birangiye, ishoboye kukurinda. Wikwihanya rero n'ibyo waciyemo uyu munsi wa none, n'ibyakunaniye kubahiriza. N'ubundi Bibiliya bivuga neza yero bikavuga ko mu bantu bose nta n'umwe uzatsindishirizwa n'imirimo. Rero niba hari iyo utashoboye kubahiriza, wikumva ko birangiye. Ndumva ashaka gusoza nkubwira ngo ufite ubugingo buhora muri Yesu Kristo niba waramwizeye. Kandi niba utarizeye Kristo, ufite amahirwe. Uyu munsi wa none wafata icyemezo. Aragukunda, akwitayeho, agufitiye imbabazi. Ntabwo Imana ikurakariye. Kambisubiremo, ntabwo Imana ikurakariye. Imana iragukunda, kandi nta n'icyo wakora ngo igukunde kurushaho, kuko nta n'icyo wakora ngo ikwange. Nta gihari. Iragukunda, itegereje ko wemera urukundo rwayo, ukayakira muri wowe, ukaba inzu ya Mwuka Wera koko. So ndumva nshoreje ahangaha nkubwira ngo ufite ubugingo buhoramo muri Yesu Kristo. Imana iduhana umugisha. Yari ngiye Pastor Sam. Bibutse ko iki kiganiro cyatewe inkunga na Fine Builders Limited, ni company ikora iby'ubwubatsi. Iherereye Remera Gisimenti, opposite na BK Arena. Sinzi niba ari Gisimenti, ariko kuri BK Arena murahazi. Opposite niho hari ofisi, wabahamagara mukavugana bakagufasha imirimo yose ijyanye n'ubwubatsi, kubaka, gukurikirana ibyangombwa byo kubaka, gukora amadizeni na plaza inzu. Iyo mirimo yose barayikora neza cyane, kandi bakanashyigikira ubutumwa bwiza. Wanabahamagara kuri 0794 42 40 53. Mwarahezagiwe.